kimwe mu bintu ubwayo bikimena yayigonze cyane muri reyo ubona ko hari plan yo kuvuga ngo nimba Dawuda Yusufu atarimo yego byishimye imibare yacu twari twapanze sasa wowe umukirizo utwa Memere Dawo uwitwa Rikawo yageze abamera nk'aho bamwikoreje akajya bura Memere Dawo ahantu bamwikoreje nka toni y'ikintu agomba gukora mu by'ukuri afite inshingano zo kurekipera ariko afite n'inshingano zo kumetiriza uwitwa Memere Dawo duko offball hari nk'ahantu baro yabaga iri nko muri defense yo hakurya ariko akajya guceshinga umuntu witwa Memere Dawo ngamwiruka ariko byibuke ari muri poste nanone nawe amaze igihe adakina kuri icyo twari tuvuze kuri Sekiganda ko avuye mu mvune urimo uravuga Rikawo kuri 80% y'imikino yakiniye Rayon Sport yakinaga asa naho ari offensive cyane buriya iri kipe Rayon Sport yaguze Rikawo nk'umuki ikindi buretse gato ikindi ku gitekerezo Rayon Sport yamuguze nk'umukaseri yamuguze nk'umukaseri nk'umuntu nyine muri Flambo wakonvinsinze ko ari umukinnyi mwiza ariko inongeraho indi yumvaga nziza bavugaga ngo no muri Flambo yatsindaga ibitego gutsinda ibitego nose Casemiro uyu munsi ikipe yamugura kuko atsinda ibitego uyu wa Manchester utsinze ibitego 9 umugura nk'umukaseri nubango rero ya mbere yakuzanye irakunaniye byageze ubwo Bruno Ferrer mushyira muri axe central simubyibuka wenda adushyireho ahangaha nushaka posing akavido nashaka sasa musubiza inyuma y'imaju zitangire turashaka hasi umuntu wamujija ku ikosa rimwe mu mukino wose amakosa abatara y'abakaseri atari ya position runaka ku posing aho ngaho subiza inyuma urana aho bitangira nawe muri position mukase ari kubina Rurisi no urana ko ari kugenda nyine ari kujyana Dawo hagiye no aramukurura tekereza nka Claude usubiza nta byabaye ariko ntabwo wajije akantu kamwe muri match keretse uvuze ngo Memere Dawo ntabwo wajije akantu ngo position abakinnyi batari muri match ni ikintu gikomeye muri match umukinnyi ayita kenshi urugero ngo kubw'amahirwe inyuma iyo ukinisha Memere Dawo byari bize kugenda gute muri pass none se reka nkubaza iyi first touch reka nkubwire iyo Togi akora iyi baro mbere akayikina neza nabwo ubwira ko baro batari guhita ya Memere Dawo bikaba bibi icyo nkubaza yaje uyu munsi none ntabwo agumana nawe ushaka kwishyura none se match yose ntabwo agumana nawe ushaka kwishyura bana kugumana nawe ariko yahise agena utwo Toni Kitoga ukikaraga ari ukikaraga baro kuzisubiza mu kibuga cyawe uwitwa Tamwe Guruwari ukabona ari gushaka gutanga pass progressive pass ntiribuze gutambuka birasaba kuri buze gutera backward passes uwitwa Bigirimana Abed donc bakaza busukana hari ikintu cyitwa block byahise biha freedom uwitwa Ruboneka ndetse na Memere Dawo yuko nibyo muri buze kugira wokirete ukavaringa ikibuga espace nini mu kibuga ariko byibuze mufite iyo security y'umuntu bita Ronald Sekiganda kwanza imibare yari ingingo na playiwe naho yabanje kwangirikira bari bazi ko donc biribuze kumera ko akuri Dawuda ari gukina gatanu nuba Dawuda ni umuholding ntago ari defensive none haje defensive ariko none utanayitakaza arabure kipe ariko nta nawutakaza akina ibiri simple yo ufite arawupasa mu kintu byo mukina buriya nje nibaza nka Ronald Sekiganda ari nko gukasiriza APR imbere afite nk'abakinana nka Koza Dawuda ari discipline bafite n'umuplaymaker uri hatari iyo mediane nyine ya bidakinike ntago byaba ari amakuru meza ku makipe ya adversaire agiye guhura n'iyo equipe Rayon Sport rero bagerageje izo option ziranga bagerageza no gushakira ku mande ariko bakagerageza kubaka ari kujya muri final third cyese mu gice cya gatatu cy'ikibuga kugira ngo babakire amadanje menshi kandi biragoranye bari contre ku ikipe nka PL ukabona Sekiganda urekipeye abukinishije Ruboneka ukinishije Memere Dawo donc ukabona PL nayo mu gice cya mbere yari gukina ibintu biri individuel donc harimo ama individualité gusa kurenza jeri collectif ari nacyo nshinzwe kotareba ufite wararebaga plan afite ukabona ntayo hari ingingo yagereje gukora nk'ibyakoze ubushize ariko abalimite bitewe nuko ikipe ya APR yashatse solution yo kurekipera yo possession yo kurekipera umupira donc kugira ngo ukine umupira bisaba kuba ufite kubona rero nuko urekipera bafite umuntu urekipera na Ruboneka Bosco ribuze gutravelinga muri ya mediane sasa igice cya mbere uretse wenda nk'iryo kosa ryabaye riri nitire rya Adolphe mbona ritari ngombwa cyane agakora ira penalty
ariko mu by'ukuri nta hantu wabonaga sinye y'igitego wenda na action ya Watara yacenze ahantu akabura equilibre akagwa ari kwinjira muri surface muze kunyibutsa niba ari nk'ikindi kintu kidasanzwe mu gice cya mbere ubona n'aya makuru ni n'amakufura atara nta kintu kidasanzwe nyine uvuga ngo ahangaha ikipe yatatsindi yarushije indi ya dominatinze umukino wabonaga APR nta plan ifite ariko na plan za Rayon Sport ukabona ziri kurangirira kwa Sekiganda cyane cyane muri iyo mediane Claude ntiwatambuka kuri gatatu n'uwitwa Kagege ni umukinnyi defanda neza ariko unataka neza pe uyu mwana bamuhinda boze ni nka byari twese tuvuga ngo tutiteye ko haje Munazari ndetse na Irimereka nta mukinnyi muri champion y'u Rwanda kinye kabiri nziza nk'uyu mujene ushobora kumwe mu mujene muri Irimereka w'umuhanga ukina kabiri yabo ndamuzi